Ngiye kubagezaho umuvugo witwa Agahinda k'imbeba. Nahisemo kwandika uyu muvugo mu rwego rwo kwerekana ko imbeba ari imwe mu nyamaswa zugarijwe n'ikiremwa muntu, cyane cyane bishingiye ku miti ikorwa buri munsi, tutibagiwe n'imitego ya gakondo. Ibaze uramutse uvutse ugasanga ku isi nta nyamaswa ziriho, cyangwa bakakubwira bati kera hahozeho inyamaswa nziza cyane yitwaga imbeba. Bagushushanyiriza uko yari imeze n'uko yari iteye ukumva urayikunze, nyamara udashobora kuyibona. Nkuko tujya twumva bavuga dinozoro n'izindi nyamaswa zazimiye, tekereza nawe, sinzi niba wumva uburemere bwabyo. Ese koko habura iki ngo abantu bite ku nyamaswa n'ibindi bidukikije muri rusange? Abakora imiti yica imbeba bakoze imiti ituma zororoka. Niba se bidashoboka bakoze imiti izirukana mu nzu aho gukora imiti zica. Ese abashinzwe inyamaswa mu gihugu cyacu baba babitekerezaho? Reka nizere ko igisubizo ari yego. Iyo umuntu abivuga benshi baraseka ndetse bakumva ko ari ugutebya, ariko nyamara birababaje ndetse biteye agahinda. Nyamara iyo witegereje neza ukareba imiti yica imbeba ikorwa buri munsi, byerekana ko nta kabuza imbeba zifite ibyago byinshi byo kuzazimira burundu. Iyumvire nawe agahinda k'imbeba kahindanyije umutima gatuma itagoheka. Umusizi ni MURISA Jean Maurice, umuvugo ni Agahinda k'imbeba mu ijwi rya Josué Ishimwe. Indorerwamo intera ishoza ubudatuza, agahinda mboneye aho nisanze, aho nanzwe na buri wese, mpora niteguye urupfu buri munsi. Reka nkavuga wenda ijoro ntora agatotsi, nakabona mpora niteka nibaza iherezo, simbona igisubizo bituma mbura umutuzo, dore ko umutekano wabaye amateka. Aho nciye hose bamvugiriza induru, nta n'umwe ungira inama, nanzwe na bose. Nzaba uwande ko no mu bibiri injangwe zimpiga, ko ndya ibisigaye koko ubu ndazirike. Imitego idufata n'imitubiteze hose, imitima yanjye tuzi iyo ubonye udutumbi, ko nta n'intamiro se mu nenga turaziki, icyakora murashoboye turashira mu ishimwe. Nta muteko, nta mutuzo, nta n'umutoza, wenda agira ibyo dutoza twange gutora, ko dutunzwe na duke dutora ku meza, mwaduhaye agenge mu miterere yacu. N'ikibondo kivutse mu gihe kibando, nta n'urukundo mukigisha kuduhonda, utaruzuza umwaka wazi ububi bwacu, ducengeye twasanga rimwe mufite umuco. Imbeba agahinda ni kenshi nabuze untabara, uruzi iyo mwakutse mukubita n'izihaka, mushyira imperuka ku buzima butaravuka, ubonye n'akatarahumuka mu gate ku gasi. Umwana w'umuntu ko yatugize umuhigo, urwango kuva mu bwana kugeza mu busaza, ubanza intego ari ukutumara ku isi, sinzi iminsi hazumva agahinda kacu. Umva agahinda k'imbeba kayeguye umutima, umutindi utagira n'imbeho udatinya imbeho, wahaza amagara umunsi yisanga ku isi, nta mukunzi inzira zose zuzuye abanzi. Uyu munsi mapusi wabo sinzi aho yagiye, reka ngenda ntasanga nsobanura ibyanjye, ruzaca imana naho abantu murabera. Bwana niba nawe wanyumvishe, ndamusi rya none. Uyu muvugo agahinda k'imbeba uravuga ubuzima bugoye iyi nyamaswa ibamo, nkiga ngo yicwe nta n'inyungu, yari yaje kwibariza Imana. Ni umusizi MURISA Jean Maurice mu ijwi rya Josué Ishimwe.